bare juive ibasha kwinjira, ndetse n'abantu bikundira umwami Yesu by'ukuri bakayigwamo, bakagwa muri ubwo bupfumu mu buryo bw'ubuhumyi. Nuko abantu batigeze basobanukirwa isano umukristo afitanye n'isezerano rya kera. Ese kuki twarihawe? Ese kuki riri mu byanditswe byera? Ese iryo sezerano tubana dute naryo, kandi ritwigisha iki mu buzima bwacu bwa gikristo? Ibi ni byo bintu tugiye kuba turi kuganiraho, kandi tuzabana n'abantu b'Imana batandukanye. Imana yahishuriye byinshi kuri ibi bintu. Tuzagenda tuvuga kuri iriya migenzo yose mubona ikorerwa mu nsengero n'impamvu idakwiye kuhaba, kubera ko iriya migenzo yose yari igicucu, nyamara umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ijambo niryo rivuga ngo ntihakagire ubahagarika umutima kubw'imboneko z'amezi n'amasabato, ngo kuko ibyo byari igicucu, ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ni ngombwa rero ko twiga kuri iri sezerano ryabaye igicucu, hanyuma tukareba noneho Kristo ufite umubiri wabyo. Ufite isezerano rya kera, mbabarire, warigereranya nka kwa kundi uba uri kureba umuntu aturuka kure, ukamureba akaza gusatira, ariko ubwo utaramubona, ahubwo kubw'izuba ryinshi rihari ukaba uri kubona igicucu cye, ugakurikiza amaso cya gicucu. Yakunama ukamenya ko yunamye, yakwicara ukamenya ko yicaye, kuko igicucu kibonye cyicara, ukamenya ibyo uwo muntu akora kugera igihe akugereyeho. Ariko se nukenera kumenya ibyo ari gukora yamaze kukugeraho, mbese urasubira kureba igicucu, cyangwa urareba nyiri cya gicucu waje wageze aho uri? Data bakundwa mu mwami wacu, ndabasuhuje mu izina ry'umwami Yesu. Amahoro y'Imana yayandaruta ayo umuntu wese yakwibwira abane n'umutima wawe, wowe ukunze kandi utegereje kuzaboneka kwa Kristo Yesu. Imana ishimwe ko yongeye kudukingurira imiryango kugira ngo tubane. Uyu mugoroba tugiye kubana mu kiganiro umutsima w'ubugingo, ikiganiro tuganiriramo ibihura gusa n'inyigisho nzima. Nkuko mubizi dufite ibindi biganiro. Hari icyo tuzatangira mu minsi iri imbere cyitwa ngo isi iragana he, aho tuzagenda tugaruka ku bintu biri kuba mu isi, tubihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, ndetse twereka abana b'Imana aho ibintu biri kugenda bigana, kugira ngo umuntu wese amenye aho ahagarara n'ibyiringiro akwiriye kugira muri Kristo Yesu. Ubwo turi kubona isi irimo igenda ishirana no kwifuza kwayo, mbese umwana w'Imana akwiye kubihagarara mwate? Ijambo niryo ribaza ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Hari abantu bubatse ku musenyi, bubatse ku bintu bagize nk'imfatiro, nyamara ibyo nkuko tuzabibona muri iki kiganiro kivuga ngo isi iragana he, tuzabona yuko iyo misenyi igiye kugenda isenyuka. Imfatiro bari barubatseho ziri kugenda zisenyuka. Ni ahantu tuzaba twingingira abantu bubatse kuri iyo misenyi tuti nyabuneka nimuze mwubake ku rutare. Ndetse tukagira ikiganiro twise ngo hunga udapfa, aho tubereka uburyo Bibiliya twigisha ku nyamaswa ebyiri mu byahishuwe ibice 13. Iya mbere nyine niyo ngiyo yavuye mu nyanja iraza ivuye muri rubanda, niyo tuzaba tugarukaho cyane muri isi iragana he. Ariko noneho hari inyamaswa ya kabiri ariyo tugarukaho cyane muri hunga udapfa, aho twereka abantu uko iyo nyamaswa irimo igenda yiyubaka, kandi ariko irushaho kurwanya ibyanditswe bya Kristo, n'uburyo umwana w'Imana akwiye guhunga akava mu bisa bityo. Ntabwo rero uyu ari umwanya wa kimwe muri ibyo biganiro, uyu ni umwanya w'ikiganiro umutsima w'ubugingo, aho tuganira gusa ibihura n'inyigisho nzima. Nkuko twabibateguje, tuzagira ikindi kiganiro tuzajya tugirana cyane na mwene data tunakorera ku yindi channel, muzajya mukibona no kuri iyo channel cyitwa Baza Bibiliya. Muri icyo kiganiro tuzajya tugaruka ku bibazo abantu benshi bibaza bijyanye n'uru rugendo, turebe icyo ibyanditswe bibivugaho. Niyo mpamvu ikibazo waba ufite wifuza ko tuzagarukaho tugihuza n'ibyanditswe, dusubirisha uko Bibiliya ibivuga, ukwiye kujya wandika muri commentaire, ariko kugira ngo tugitandukanye n'ibindi byabajijwe, nucyandika muri commentaire imbere jya wandikaho Baza Bibiliya. Ni wandika Baza Bibiliya ugakurikizaho ikibazo cyawe, tuzajya tumenya ko icyo ari ikibazo tugomba kuzagarukaho mu bibazo bikeneye gusubira
kwigishwa ibyanditswe bijyanye n'ubuzima bw'abakristo bwa buri munsi. Imana rero iduhana umugisha, dusenga Imana twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi. Mwami wanjye kandi Imana yanjye, ndagushimiye ko ineza yawe ari nyinshi kuri twe. Mwami, kubw'iyo neza wandikishije ijambo ryawe kugira ngo tutazagenda nk'impumyi, ahubwo rihore ritubera itabaza ry'ibirenge. None Mwami, tuje kuganira ku by'iryo jambo, ndakwinginze kugira ngo urigire rizima muri twe. Kandi Mwami wanjye, ubane nanjye ugiye kuvuga, ubane na mwene data yumva, twese Mwami twungukira imbere yawe ibyungura ubugingo kandi bibweza. Ndasenga kugira ngo ijambo tugiye kuganira ribe ijambo rituzanira agahinda ko mu buryo bw'ubumana, kakandi gatera kwihana kuticuzwa. Kuko Mwami se, byaba bimaze iki tugiye twumva ijambo kenshi rikaduhindukira ubumenyi, ariko ntiriduhindukira ubuzima ngo rizatume turagwa agakiza. Icyubahiro rero ni kibi cyawe, mu izina Amahoro mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ni mwene so Kampire Clarisse. Nejejwe no kuguha ikaze ku rubuga rwacu Vase d'Honneur, aho tugira ibiganiro bitandukanye, harimo impamba y'umunsi, ikiganiro cya buri gitondo kiguha umutsima n'amazi ukeneye kuri uwo munsi. Harimo kandi umutsima w'ubugingo, aho turebera hamwe ibihura n'inyigisho nzima ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Niba wifuza kumenya ibyo wahunga kugira ngo bidahitana ubugingo bwawe, ntucikwe n'ikiganiro Hunga udapfa, ndetse n'ikiganiro Isi iragana he. Bibaza Bibiliya, dutanga ibisubizo ku bibazo byabajijwe na bene data, twerekana icyo Bibiliya bivugaho. Karibu duhurire ku meza y'umwami, dusangire amata y'umwuka adafunguye. Imana iduhana umugisha rero. Uyu munsi tugiye kuganira kuri teme cyangwa se kwintroduiza teme ivuga ngo umukristo n'isezerano rya kera. Mwene data mukundwa mu mwami, ndakwingingira kugira ngo iyi teme uzatangirane natwe, ukomezanye natwe, usozanye natwe, kubera ko mwagiye mwumva kenshi ndenonsa imigenzo y'ubupfumu bw'abayahudi ikorera mu matorero atandukanye. Mwagiye mwumva kenshi mvuga kuri kabale juive, ariko dore impamvu kabale juive ibasha kwinjira, ndetse n'abantu bikundira umwami Yesu by'ukuri bakayigwamo, bakagwa muri ubwo bupfumu mu buryo bw'ubuhumyi, nuko abantu batigeze basobanukirwa isano umukristo afitanye n'isezerano rya kera. Ese kuki twarihawe? Ese kuki riri mu byanditswe byera? Ese iryo sezerano tubana dute naryo, kandi ritwigisha iki mu buzima bwacu bwa gikristo? Ibi ni byo bintu tugiye kuba turi kuganiraho, kandi tuzabana n'abantu b'Imana batandukanye. Imana yahishuriye byinshi kuri ibi bintu. Tuzagenda tuvuga kuri iriya migenzo yose mubona ikorerwa mu nsengero n'impamvu idakwiye kuhaba, kubera ko iriya migenzo yose yari igicucu, nyamara umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ijambo niryo rivuga ngo ntihakagire ubahagarika umutima kubw'imboneko z'amezi n'amasabato, ngo kuko ibyo byari igicucu, ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ni ngombwa rero ko twiga kuri iri sezerano ryabaye igicucu, hanyuma tukareba noneho Kristo ufite umubiri wabyo. Ufite isezerano rya kera, mbabarire, warigereranya nka kwa kundi uba uri kureba umuntu aturuka kure, ukamureba akaza gusatira, ariko ubwo utaramubona, ahubwo kubw'izuba ryinshi rihari ukaba uri kubona igicucu cye, ugakurikiza amaso cya gicucu. Yakunama ukamenya ko yunamye, yakwicara ukamenya ko yicaye, kuko igicucu kibonye cyicara, ukamenya ibyo uwo muntu akora kugera igihe akugereyeho. Ariko se nukenera kumenya ibyo ari gukora yamaze kukugeraho, mbese urasubira kure igicucu cyangwa urareba nyiri cya gicucu wageze aho uri? Tugiye rero kuba tureba mu by'ukuri umukristo afitanye isano ki n'isezerano rya kera, kandi ni iyihe mihango yo mu isezerano rya kera n'iki yashushanyaga kuri twebwe muri ubu buzima bwacu bwa gikristo. Turatangirira ku ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice cya 31.
mumbabarire, Yeremiya 31 niho tugiye gutangirira twumve uburyo Imana yasezeranije iri sezerano rishya. 31 turasoma ku murongo wa 31, haravuze ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Muribuka ko hari sezerano Imana yagiranye n'abana ba Isirayeli ubwo basohokaga muri Egiputa. Baraza banyura mu butayu, bageze mu butayu Imana iza kuhabahera amategeko 10 ndetse n'andi mategeko menshi yanditswe mu gutegeka kwa kabiri, yose hamwe aragenda akagera niba nibuka neza muri 613. Ayo mategeko yose yari akonstituwe icyitwaga isezerano rya kera. Ariko nimwibuke ntago aba bana ba Isirayeli basohotse mu butayu si Imana yabanje kugirana na bisezerano. Imana yabanje kugirana isezerano na Abrahamu, imuha isezerano imukura muri Uri y'Abakarudaya, irangije imujyana mu gihugu yamugeneye, irangije isezerano nawe isezerano ry'urubyaro ruzangana n'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nyanja. Ntago rero iri sezerano ryo kuri Sinayi ntago ryaje ngo rikure isezerano Abrahamu yasezeranijwe. Oya, rya sezerano rya Abrahamu ryari rigikomeje, kandi muribuka ko Abrahamu mu isezerano yagiranye n'Imana imigenzo yose tubona mu isezerano rya kera ntago yari irimo. Yahawe umugenzo wo gukeba nk'ikimenyetso gihamya isezerano, signe de l'alliance cyangwa symbole de l'alliance. Icyo gihanga giranye n'Imana cyarangwaga n'isezerano ry'uko umuhungu wese akebwa. Nuko rero tuzahera aho ngaho kuri Abrahamu turebe uriya mugenzo wo gukebwa wasobanuraga iki, mbese indi migenzo yaje nyuma iturutse kuri Sinayi yo yasobanuraga iki. Uyu munsi ntago ari cyo tugiye kuganiraho, uyu munsi ngiye kwintroduce nyuma y'uyu munsi, noneho tuzabyinjiramo tujye muri detaye. Ariko ni ngombwa cyane ko wowe nk'umuntu w'Imana wavutse ubwa kabiri umenya ugasobanukirwa amagambo y'Imana, ukamenya ugasobanukirwa isezerano urimo nuko ugomba kuribamo, kandi noneho ugasobanukirwa na rya sezerano ryabanje. Ni gute noneho uyu munsi ubana naryo ko tuyafite yombi? Aya masezerano tuyafite yombi, ariko se birashoboka kuba mu masezerano abiri cyarimwe? Buri sezerano rigira igihango, rigira ikirikomeza, rikagira n'ikimenyetso. Isezerano rya kera ikimenyetso cyaryo cya mbere cyari mumbabarire cyari ugukebwa. Ntabwo abantu batakebwe babarwaga mu bagomba gukurikiza indi migenzi isigaye, ahubwo nyuma yo gukebwa hazaga noneho ikimenyetso kibareba bose cy'umunsi bahuriragaho w'isabato. Kuruhuka isabato nacyo ni ikindi kimenyetso Imana yari yarahaye abakebwe, ariko ikimenyetso cy'igihango ni ugukebwa. Noneho ikimenyetso cyo gukomeza cyangwa cyo kumentona cya gihango kugikomezamo cyari isabato. Ni ibyanditswe tuzagenda tunyuramo byose, hanyuma kandi turebe uyu munsi uwizera uwavutse ubwa kabiri abanate n'iryo sezerano ryahawe basokuruza. Data akabasezeranya anyuze mu muhanuzi Yeremiya, akababwira ngo azabaha isezerano rishya ritagira icyo rihuriyeho na rya sezerano ngo yabahaye ubwo yabafataga ukuboko ikabakura muri Egiputa. Uyu munsi rero turaza gufatanya amagambo y'Imana muri introduction, amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya, ariko kugira ngo uzumve ibintu tugiye kuganiraho, iteme tugiye kubamo neza, nagusaba bigukundiye gufata umwanya ukiga igitabo cy'Abagalatiya cyose. Waba udafite umwanya se ugafata umwanya ugasoma igice cya 3 cy'Abagalatiya n'igice cya 4 cyose. Jewe uyu munsi ngiye guhera ku Bagalatiya igice cya 4, ndasoma mpereye ku murongo wa 21 ngeze ku murongo wa 31 niho dusoreza, ubundi tuganire kuri aya masezerano yombi. Ntarasoma aha hantu hari ikintu nifuza kuvuga. Ijambo ry'Imana ibintu byose bijyanye n'imyizerere n'imyemerere ribigereranya n'umugore. Bibiliya rero itubwira abagore batatu gusa. Umugore wa mbere itubwira imwita inshoreke,
uwa kabiri tubwira imwita umugeni, uwa gatatu tubwira imwita maraya. Bivuze ngo ndetse ikabagereranya n'amazina y'abantu babayeho kugira ngo wowe uri mu myizerere runaka umenye uko Imana ikugereranya n'uwo ubereye urubyaro. Umugore wa mbere witwa inshoreke Bibiliya imugereranya na Hagari, niho tugiye gusoma. Umugore wa kabiri witwa umugeni Bibiliya imugereranya na Sara. Hanyuma umugore wa gatatu witwa maraya Bibiliya imugereranya na Yezebeli. Ikintu gikomeye nifuza ko utangira usobanukirwa dutangiriye iteme nuko aba bagore uko ari batatu bose barabyaye, kandi uko ari batatu buri wese ategereje umurage cyangwa se urubyaro rwe arwigisha ko rutegereje umurage. Kandi ikibazo aba bantu uko ari batatu, aba bagore uko ari batatu bose biyitirira umurage uturuka kuri Aburahamu. Ari inshoreke Hagari yabyariye Aburahamu, ari umugeni Sara yabyariye Aburahamu, ndetse na Yezebeli yageze aho yigisha agira umugabo w'inama kugira ngo babashe gutwara umugabane wa Naboti, kuko nabo barimo bashaka umurage mu kwa Aburahamu. Bose hari umurage bategereje, kandi uwo murage babwira abantu bose babo ko ari umurage uzaturuka kwa Aburahamu. Ariko ndagira ngo turebe noneho mu byanditswe muri aba bagore batatu, Hagari agereranywa n'iki n'abizera ibiki bakagereranywa n'urubyaro rwe, hanyuma Sara agereranywa na bande bagereranywa n'urubyaro rwe, kandi Yezebeli agereranywa na bande. Yezebeli ntituri bumuvugeho cyane kubera ko tugiye kuvuga kuri aya masezerano abiri, irishya n'irya kera. Yezebeli waraho nta ntiwanabona isezerano umuplasamo, kuko kwa Yezebeli ho bakira imyizerere yose. Uje usenga Buda kwa Yezebeli urinjira, uje usenga wivugira uti namaste kwa Yezebeli urinjira. Ibyo waza uturutsemo byose kwa Yezebeli nta tegeko, kwa Yezebeli nta mugenzo, nta muhango, nta cyubahwa. Icy'ingenzi upfa kubuvuze. Niba ushaka kumenya Yezebeli wari we, witegereza ikintu cya ecumenisme kirimo kiyubaka, urasobanukirwa Yezebeli wari we. Nahoze nsoma amapoint 11 imirongo ngenderwaho 11 abantu amatorero arimo ajya muri ecumenisme agomba kubahiriza. Ubushize nkora ikiganiro ndimo mvuga kuri hungu dapfa, naravuze kuri biriya bintu nari maze kuvugaho byuriya muntu udashaka kujya mu ijuru. Naravuze nti ikintu kibabaje nuko abapasiteri nta numwe uzabivugaho. Ariko reka nkubwire ikintu namenye uyu munsi. Namenye ko nta nubwo bishoboka, ntago byoroshye umupasiteri watinyuka kuvuga kuri biriya bintu bahita bamuca mu itorero. Kubera iki? Kubera ko muri ecumenisme irimo yiyubaka, itorero ryose ryageze muri ecumenisme bafite itegeko ry'uko buri wese agomba kubaha imyizerere ya mugenzi we, kandi bagomba kubakanaho gusenyana, bagomba gushyigikirana. Niho hahandi mbese icyo kintu nagisomye numva ibintu byinshi njya mbona. Niho hahandi ubona umupasiteri bamubwira ati se kureba pasiteri mugenzi wawe yavuze ibi ngibi urabivuga hiki? Ngo yango rwose, ngo ahubwo umuntu wazanye ibi bintu muri publique niwe wakoze ishyano. Ni ecumenisme, kuko mu byanditswe byeraho baratubwira ngo ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Niyo mpamvu udashobora kuvuka ubwa kabiri ngo winjire muri urwo ruvangitirane. Abakristo ntibari kubona ibintu aho biri kujya, ariko bigiye gutangirira mu kiswe bigeze kure mu kiswe ecumenisme. Barishyira hamwe bakora urwo ruvangitirane. Niho musigaye mubona igiterane, padiri agasengera umuvugabutumwa ugiye kubwiriza, yarangiza padiri agatanga Ukaristiya, mukanya mufite akabaha umugisha. Ibyo bintu murimo muragenda mubibona. Mu by'ukuri ntawe ushobora kudenonsa undi bafitanye igiterane ejo bundi. Byagenda bitese. Niho muri kubona abapasiteri ubwo njya muri hungu dapfa, ariko mumbabarire ni akantu kaba kanyuzemo nkumva sinagenda nkakavuze. Niho uzajya kubona ukabona umuririmbyi wa gospel w'umurokore agiye kuririmba Dore Inyange Yera de, ntihagire ubivugaho mu itorero biraho nta kibazo. Yagiye kuririmbira rwose imbere ya stati, babyinnye bataratse rwose nta kibazo. Hanyuma yavayo mukabona, ariko mwe mubona ari coincidence, ukabona abapasiteri nka 3-4 icyarimwe
barifashe bose icyarimwe batangiye kuvuga kuri Bikira Mariya. Bamwe barajya gusengera imbere ya stati ye, abandi barajya kumubwirizaho uburyo ari umubyeyi, uburyo ari umugabekazi. Nyamara batangira bashinja abantu ngo Bikira Mariya si nka nyoko. Ntago tubiyobewe, ntago umubyeyi Mariya tumwubahuka, turamukunda, uriya mubyeyi yatubereye icyitegererezo. Ariko nibigera mu kumwiyambaza, mumenye ko muri gusenga ari umugabekazi wo mu ijuru, uwo Yeremiya yavuzeho mu bice 7, uwo Yeremiya yavuzeho mu bice 44. Aho muri ibyo bice byombi, ujye Yeremiya 7:17, ujye Yeremiya 44:17, ukomeze hasi, urabona ko uwo mugabekazi w'ijuru yahozeho kera, niyo Roma itarabaho, yewe na ya Concile de Feze. Umugabekazi w'ijuru yemerejwe mu kintu cyiswe Concile yo muri Efeso. Iyo Concile yo muri Efeso, hari abantu batazi ko Efeso wari umujyi witiriwe umugabekazi w'ijuru, bamwitaga Diane hamwe, ahandi bakamwita Arutemi, ahandi bakamwita Semiramisi. Uwo mugabekazi w'ijuru yahozeho. Hanyuma kugira ngo bamwubahishe bya burundu, Concile yagiye kwemeza icyo kintu cyitwa Theotokosi, yagiye kubera Efeso kuri siège y'umugabekazi. Hanyuma ukabona pasteur arimo aradefend ibyo bintu wo muri ADPR ntikome, ntikorore, ntikopfore. Abakristo bagerageza no kwinterpera, kuko namenye ko hari abakristo bamwe ibyo bintu byarabashotse, bagerageza gushaka amanimero y'abakomeye bo muri ADPR. Reka da, nta ushobora kugira icyo abikora. Kubera iki se? Ecumenisme igeze kure. Mperutse kubonaho umuntu ukomeye cyane muri ibi by'amadini yari matanga ubupasteri abuha abashumba be, yabakoresheje indahiro ziteye ubwoba. Ariko hari akantu kanyenterpeye mu mutwe, yaravuze ngo itorero rye ngo rifeza parti, ngo ni membre, ngo ntago nibuka ijambo yakoresheje neza, Alliance Universelle des Églises, ngo itorero rye ni membre wa Alliance Universelle des Églises, ngo ku buryo ngo abapasiteri aho bazajya hose ku isi bazakirwa. Bene data, ni munsi ko twese dutegereje ububyutse bwahanuwe, ariko ndagira ngo mbabwire ko ububyutse bwose bwabayeho bwagiye butangirira mu kwitandukanya, ntibwatangiriraga mu kwihuza. Ugende mu bubyutse, mu mateka yose y'ububyutse kuva kuri Pentecote, byatangiye bari abantu basohoka mu Bayuda bajya mu cyumba cyo hejuru. Nta bubyutse bwigeze, hari ububyutse amadini ategereje, ariko ubwo ntago ari bwo bubyutse Imana yavuze. Ububyutse iteka buzanwa n'abantu babonye Babuloni uko iri kugenda ikura, bakayisohokamo bakajya ku ruhande. Kwa kujya ku ruhande kukabatera kwegerana n'Imana, bakayishaka Imana ikabasukaho imbaraga zayo n'umwuka wayo n'ubuntu budasanzwe. Ibyo bikazana ububyutse, papasi y'ububyutse. Ikitubwira ko ububyutse bwabaye mu myaka ya za 50, hari umugabo wadukanye ububyutse bupfuye butari bwo. Abantu benshi basigaye bafata ububyutse bwabaga muri Amerika dans les années 50-60 nkaho bwari ububyutse. Nyamara abo bantu bamaraga gukizwa bakabohereza mu madini baje baturutsemo, baba bamorumo bizera wa Yesu wagize abagore benshi ngo abazwi niba ari 4, baba abizera baba bagatolika, noneho akamara maza baba n'abayahudi, babandi batemera ko Mesiya yamaze kuza. Twa dupapuro buzuza bihana batwoherezaga mu masinagogi. Ariko icyatumye ibyo bintu byitwa ububyutse nuko byahuzaga abantu benshi cyane. Ibyo bintu nibyo byadutsemo ikintu cyaje guhabwa izina ryiswe secular gospel. The secular gospel ubu uyu munsi nsigaye nyibona iwacu. Secular gospel irahari ku rwego ruteye ubwoba. Secular gospel ni bwa butumwa bubwirizwa abantu, ariko bugafasha abantu bose bitabasabye no kwihana. Nibe nicyo gihe mu myaka ya za 50 bafekingaga ibintu bimeze nko kwihana, bamara gusa nabihaniye bakabasubiza. Kandi yenda hari abantu bahagurutse mu by'ukuri barizwa n'ibyaha byabo bashaka gukizwa, ariko umuntu arakizwa umusubize kuvuga rozari. Umuntu aramara gukizwa umusubize imbere y'amastati, umusubize kujya gutegereza Mesiya utaranavuka, umusubize muri ibyo bintu.
mbega kumiro. Ariko nuko ubwo bubyutse bwagenze nibe nabwo bwafekingaga ibisa no kwihana. Ubu uyu munsi hasigaye muzagenda mubona bavuga butumwa, wa muvuga butumwa uvuga abisilamu bagafashwa, abayehova bagafashwa, ababudiste bagafashwa, abarokora abagatolika, abantu bose mu madini barimo bagafashwa. Bubari ubutumwa kenshi bujyanye no gukira indwara, bakanabasengera bakanakira, muzabona baza gutanga ubuhamya. Ariko ugasanga ni ubutumwa bundi. Purpose y'ubutumwa ni iyihe? Purpose y'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ni ukugira ngo butere abantu, bucumita abantu mu mitima nk'uko byagenze kuri Pentecote. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2, ijambo riravuga ngo Petero amaze kubabwira ayo magambo abacumita mu mitima. Amaze kubacumita mu mitima ubwabo batera hejuru barabaza ngo bagabo bene data tugire dute? Petero ababwira uburyo biyunga n'Imana bacumuyeho. Hanyuma Paulo wabivuga neza akavuga ngo nubwo nabandikiye nkabatera agahinda ntago mbyicuza, nyamara sinishimiye ko nabateye agahinda, ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Niba hari ubutumwa wumva butari inyigisho yo kugukuza, bukaba ari ubutumwa bugenewe gufasha gusibya uyu mubiri wa none uzanasiga, mwene data yo in the secular gospel, ubu butumwa bufasha abantu bose, abakijijwe n'abadakijijwe, abubaha Imana n'abatayubaha, ntago bufite intego yo gutera abantu agahinda ko mu buryo bw'ubumana gatera kwihana kuticuzwa. Imana idufashe cyane, iduhumura amaso, tugaruke ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza, tutisanga twabaye abana ba maraya. Akanari nkavuzemo kugira ngo mvuge gato kuri maraya, kuko maraya muzamwumva cyane muvuga muri hungu dapfa. Ariko uyu munsi tugiye kuvuga kuri aba bagore babiri, wa mbere ni inshoreke, wa kabiri ni umugeni. Kuko aya masezerano yombi nuko Bibiliya yayashushanyije n'inshoreke ndetse n'umugeni. Ariko nashakaga gutangira mbabwira abagore batatu dusanga mu byanditswe byera, basemboriza uburyo butatu bwo kwizera, kandi bubiri muri bwo burapfuye, bumwe muri bwo nibwo buzima. Nubwo abo bagore batatu bose bakleiminga umugabane cyangwa se bakleiminga umurage wo kwa Abrahamu, tuzi tudashidikanya duhagaze mu byanditswe yuko umugeni wenyine n'abana b'umugeni, navuze ngo maraya ni maraya kandi afite urubyaro, inshoreke ni inshoreke kandi ifite urubyaro, noneho n'umugeni nawe ni umugeni kandi afite urubyaro. Urwo rubyaro rero rw'umugeni nirwo muragwa gusa, nirwo muragwa gusa w'amasezerano Imana ibikiye abayubaha. Twasomye tugiye gusoma muri Abagalatiya ibice 4, ndahera ku murongo wa 21. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko? Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe yari uw'inshoreke undi yari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse kubw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata, iryo ni ryo rigereranywa na Hagari, ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Umugore wa mbere batubwiye yitwa Hagari. Hagari murabizi yari inshoreke ya Abrahamu, yinjiye mu buzima bwa Abrahamu kuko Sara yananiwe kwihanganira ikigeragezo, azana inshoreke izabyarira ku bibero bye, bityo umwana akaba yakwitwa wa Sara. Ariko ntibyagenda gutyo, iyo nshoreke yari isanzwe ari umuja wa Sara, itangira gusuzugura Sara umugeni. Ndagira ngo iyo nkuru yumve cyane, biragufasha kumva umubano uri hagati y'umugeni n'inshoreke muri ayo masezerano yombi. Ahangaha ushobora kurokonesa abantu bari mu bubata bw'aya mategeko nuko babana n'undi mugore turi buvugeho hasi, kubera ko bamusuzugura nk'udafite umurage, kuko bamufata nk'udafite umwana. Murabona uko Hagari yafashe Sara, niko iri sezerano rya kera abari munsi yaryo niko bafata n'ubundi abagereranywa n'abana b'isezerano. Bibiliya rero iravuze,
ndasubiramo ku murongo wa 24 ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Turi kuvuga ku mukristo n'isezerano rya kera, noneho tugiye kureba abagore bagereranywa n'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyarira ububata, ariwe kandi ugereranywa iryo rigereranywa na Hagari, ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata yo n'abana bayo. Aka kantu gasigarane, ugereranywa ngo n'umusozi wa Sinayi kuko uwo musozi uri mu bubata, kandi si wo wonyine ahubwo ubatanywe n'abana bawo. Reka dukomeze 25 26. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kandi kuko byanditswe ngo ishime ngumbi itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. 28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari, ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti, ita cyane kuri iri jambo, mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti, sendi inshoreke. Ndasubiramo, tugeze ku murongo wa 30. Mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti, sendi inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntitukiri abana b'inshoreke ahubwo turaba umugeni. Nkuko navuze, tugiye kumara iminsi tuganira kuri aya magambo, tugiye kumara iminsi dushaka gusobanukirwa icyo iri jambo risobanuye, kugira ngo buri muntu wese yiropere mu byanditswe. Mbese uri umwana w'inshoreke? Ijambo rikambwira niba uri umwana w'inshoreke ngo sendi inshoreke n'umwana wayo. Ndagira ngo usobanukirwe inshoreke ninde. Bibiliya yatubwiye ngo inshoreke igereranywa na Hagari, ariwe kandi ugereranywa n'umusozi Sinayi wo kuri Arabiya, ngo kandi ukagereranywa na Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata. Iyo nshoreke rero igereranywa n'isezerano ryaturutse kuri uriya musozi. Isezerano ryaturutse kuri uriya musozi ni iryera, ryari ryera rwose, kandi mu gihe cyaryo ryagize umumaro ukomeye. Ariko nanone ijambo rikakubwira ngo ni isezerano rishyaho, sendi inshoreke n'umuhungu wayo. Hanyuma agera ku mugeni akavuga no kuri Sara. Sara we biragaragara ko ari we mugeni, ariko nubwo ari we mugeni yari ari mu kibazo gikomeye cyatumye aho umwanya inshoreke. Icyo kibazo yari arimo cyatumye yibwira ko haratazagira n'urubyaro nubwo ari we wari umugeni. Bene data, muri uru rugendo rw'agakiza duhura na byinshi bijya bishaka kutugamburuza, ndetse rimwe na rimwe tujya duhura n'abana bo muri Yerusalemu ya none, rimwe na rimwe tujya duhura na bene Hagari bakatubwira ibintu byinshi bishobora gushaka no kutugamburuza. Ariko ndakwinginga iteka, nuhura n'urubyaro rwo kuri Sinayi, ntukajye wibagirwa iki cyanditswe, sendi inshoreke n'umuhungu wayo. Kubera iyihe mpamvu? Umuhungu w'umugeni ntago azaraganwa n'umuhungu w'inshoreke. Ikibazo nuko umugeni yarabyaye n'inshoreke yarabyaye, kandi bombi bari kuvuga umugabane umwe, bombi barifuza kuragwa mu mugabane umwe, bombi biyitirira Imana imwe, kandi bombi babikura mu byanditswe byera. Ariko ibyanditswe biradutandukanyiriza amasezerano abiri. Irya mbere rigereranywa na Hagari wari inshoreke, irya kabiri rikagereranywa na Yerusalemu yo mu ijuru. Muribuka mwiyerekwa umuntu w'Imana Yohana yageze ahantu aravuga ngo nuko mbona umurwa wera Yerusalemu umanuka uva mu ijuru umeze nk'umugeni warimbishijwe. Haleluya. Hanyuma
iki cyanditswe kikatubwira ngo namwe ntago mukiri abana b'inshoreke. Mu yandi magambo ntago niba waravutse ubwa kabiri, ariko kubera ko tuzagera naho tureba mbese aya mategeko tuyifashisha ryari. Ijambo riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana, ariko rikatubwira yuko amategeko yo yashyiriweho ibigande. Iyo umuntu wo muri twe yigize ikigande, ni ngombwa ko tumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bugande bwe. Rimwe na rimwe tukaba twajya no kubaza ibyanditswe. Naguha urugero nko mu itorero rya mbere, ufatiwe mu busambanyi uri mambure w'itorero, basubiraga kubaza ibyanditswe uko bivuga, kuko uba wabaye ikigande, hari icyaha udashobora kwisangamo ku mpanuka. Niba rero wabaye ikigande, ni ngombwa ko basubira kubaza ibyanditswe uko bagenza icyo kigande. Ijambo rikavuga, ndumva ari mu gutegeka kwa kabiri 20 mu kuva 22, iri jambo rikavuga ngo umuhungu nashukashuka umukobwa w'umwari akaryamana nawe, agenda musabe amukwa inkwano z'abakobwa amutware. Washukashutse umukobwa w'abandi ukagira ibyo abandi wangiza, Bibiliya itubwira uko tukugenza kuko uri ikigande hagati muri twebwe. Ariko se abana b'Imana bayoborwa n'umwuka wera bo babana gute n'iryo sezerano ryo kuri Sinayi? Iri jambo risoza ritanga conclusion ku murongo ku murongo wa 30, ngo mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti, senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Nuko bene data, ntimukiri abana b'inshoreke, ahubwo turaba umugeni. Rero muri iyi nyigisho tuzamaramo igihe nibwira ko kitari gitoya, ari nayo mpamvu natangiye nkurarikira kugira ngo tuzabane muri iyi nyigisho kuva dutangiye kugera turangije. Iyi nyigisho tuzaba tureberamo umugabane w'inshoreke n'umugabane w'umugeni. Ikizwi neza kizewe nuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Mbese uyu munsi ntiwahitamo umugabane ugukwiriye? Mbese ntabwo ukwiriye kuba umwana w'umugeni kugira ngo nawe utegereze ururembo Siyoni ruzamanuka ruva mu ijuru? Ntabwo wari ukwiriye kuba umwana w'umugeni kugira ngo nawe wigambe cyangwa utegereze isezerano abera babikiwe ryo kuzimana n'umwami wacu Yesu Kristo? Ikiri ukuri nuko umwana w'inshoreke n'umwana w'umugeni ntabwo bazahanwa umurage. Niyo mpamvu iri sezerano rigaruka cyane kuri Sara na Hagari, kuko ari cyo babereyeho kugira ngo badushushanyirize ibyo. Kuko igihe cyarageze biba ngombwa ko Aburahamu afata icyemezo ndakuka yirukana Hagari nubwo yari yaramubyariye, ariko icyo umwana yabyaye yari umwana w'inshoreke, kandi umwana w'inshoreke ntibishoboka ko araganwa n'uw'umugeni. Kandi amwirukana kugira ngo uyu munsi bizatubere icyitegererezo. Aramwirukana mukura mu rugo rwe, agumana umugeni, ndetse umuragwa aba umwana wavukiye ku bibero by'uwo mugeni, umwana w'umugeni bwite. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga ngo ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ntabwo tuvuga ko ari ya Aburahamu na Ishimayeli ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iryo jambo risobanuye ngo ni Imana y'isezerano ikomeza igihango ikakirinda, kuko igihango yagiranye na Aburahamu cyagombaga kunyura gusa mu rubyaro rw'umugeni, kandi uko yagumye muri icyo gihango niko Imana yakirindiye kwa Isaka, ikirindira no kwa Yakobo. Malgré amakosa yose aba bantu baba baragiye bakora, Imana yarindaga icyo yavuganye nabo mu gihe bemeraga kugaruka, ntibajye guhubira muri ya makosa. Rero ndumva ari iyi introduction naba ntanze. Tuzabana n'abantu b'Imana batandukanye, kandi iyi topic ndizera ko hamwe n'ubuntu bw'Imana izasobanuka. Umuntu wese azirokariza. Uzamenya niba uri umwana w'inshoreke, umenye ikikubwirwa. Uzamenya niba uri umwana w'umugeni, ariko kandi nubwo maraya tutazamuvugaho cyane, uzanamenya niba uri umwana wa maraya, kuko maraya agereranywa n'inyigisho zose z'ubuyobe ziva mu byanditswe byera zikajya kuzana ibindi bintu bibonetse byose. Niba uba muri izo nyigisho nabwo uzabimenya. Ikindi, maraya ni umuntu ubushaka ntahashaka guhagarara. Maraya muri iyi nyigisho tuzamubona nk'umuntu ushaka kuba mu masezerano yombi cyarimwe. Ntago bishoboka,
kuko ijambo riravuga ngo senda inshoreke n'umwana wayo. Ikizakubwira maraya nta mugabo ahagararaho, reka da, uyu munsi aba ari hariya, ejo akaba ari hariya, ejo akaba ari hariya. Ariko Imana y'ubwayo yibwiriye Abisirayeli ngo izabaha isezerano rishya, kuko irya mbere bararyishe nubwo yari umugabo wabirongoreye. Ariko noneho hari abantu bahawe isezerano rishya bagisubira gusambanira mu rya kera. Ni ngombwa ko ibi bintu tubisobanukirwa, kubera ko maraya aha naho tuzamusangamo arimo aba mu masezerano yombi cyarimwe. Aha niho kabari ziramo. Kabare baza batubwira ko bavutse ubwa kabiri ari abakristo, ariko aho kugira ngo batwigishe ubuhanuzi, ijambo ry'Imana riravuga ngo mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi kubera ko nibo baduhanuriye ibyo tuzabamo kugera ubwo Kristo azaza, nibo bahanuye kuza kwa Kristo. Kristo aje hari n'ubundi buhanuzi bugikomeza butubwira kuzagaruka kwe. Twubakiye rero ku rufatiro rw'ibyo bahanuye, niyo mpamvu twiga ubuhanuzi. Icya kabiri, twubakiye ku nyigisho z'intumwa. Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 1:8 arababwira ngo nihagira undi muntu, niyo yaba marayika uvuye mu ijuru, niyo yaba twebwe cyangwa urundi rwandiko rukekwa ko ruduturutseho, ubwo yavugaga we n'izindi ntumwa, akabigisha ikintu gitandukanye n'icyo twababwiye, ngo uwo muntu avumwe. Kubera iki se? Kubera ko izi ntumwa nizo zahawe icyo twita inyigisho nzima, la saine doctrine. Iyo tugiye mu bahanuzi tuba tugiye gushaka ibyo bahanuye, ntabwo turi kujya gushaka y'imigenzo. Hoya, tujya kwiga ubuhanuzi bw'ibyo bahanuye kugira ngo tumenye gusoma ibihe, ariko kandi mu kijyanye no kwiyubaka ku myizerere, inyigisho nzima tugomba kubamo izo zo zigishijwe n'intumwa, izo twazisigiwe n'intumwa. Niyo mpamvu maraya winjirira mu nyigisho za kabare we muzamubona mu masezerano yombi. Aravuga Yesu ukagira ngo aramwizera, bwacya akakuzanira ibindi bintu by'imigenzo byo mu isezerano ry'inshoreke. Ukibaza se, turaba umugeni cyangwa turaba inshoreke? Twe duhagaze muri ibi bintu byombi. Ni ibintu rero biri ngombwa ko bisobanuka, kandi ndizera ko hamwe n'ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera ibi bintu bizasobanuka. Isengesho ryanjye ni ukugira ngo Imana igufashe tuzatangira ni iteme tuyisozanye, kandi natwe abazaba barimo bayivugaho Imana izadufashe tuboneke, kandi Imana izadufashe Umwuka Wera atwungure ibitekerezo, atuyobore mu byo tuzavuga byose, kugira ngo abantu b'Imana dukomezanye urugendo, ariko tudahagaze ku nshoreke cyangwa se ngo tube turi ba maraya muri ayo masezerano yombi, ahubwo duhagaze mu isezerano ry'umugeni. Umwami Imana duhana umugisha naho ubutaha. Amahoro mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ni mwene so Kampire Clarisse. Nejejwe no kuguha ikaze ku rubuga rwacu Vase d'Honneur, aho tugira ibiganiro bitandukanye, harimo impamba y'umunsi, ikiganiro cya buri gitondo kiguha umutsima n'amazi ukeneye kuri uwo munsi, harimo kandi umutsima w'ubugingo, aho turebera hamwe ibihura n'inyigisho nzima ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Niba wifuza kumenya ibyo wahunga kugira ngo bidahitana ubugingo bwawe, ntucikwe n'ikiganiro Hunga Udapfa, ndetse n'ikiganiro Isi Iragana He. Bibaza Bibiliya, dutanga ibisubizo ku bibazo byabajijwe na bene data, twerekana icyo Bibiliya bivugaho. Karibu duhurire ku meza y'Umwami, dusangira amata y'umwuka adafunguye.